Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi w'148 dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cya Zaburi. Uyu munsi turatangira dusoma Zaburi ya 95. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu. Tujye mu maso ye tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Kuko Uwiteka ari Imana ikomeye, ni umwami ukomeye usumba ibigirwamana byose. Ikuzimu hari mu kuboko kwe, kandi impinga z'imisozi nazo ni ize. Inyanja ni iye, ni we wayiremye. Intoki ze nizo zabumbye ubutaka. Nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanya cye. Turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi icyampa mukumva ijwi rye. Ntitwinangire imitima nk'uko mwayinangiriye i Meriba no ku munsi w'imasa mu butayu, ubwo ba sekuruza wanyu bangeragezaga bakantata bakabona umurimo wanjye. Narakariye ab'icyo gihe imyaka 40. Ndavuga nti ubu ni ubwoko buhora buyoba mu mitima yabwo, kandi ntibamenye inzira zanjye. Nicyo cyatumye ndahirana umujinya nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Zaburi ya 96. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, mwaba ari mu isi mwese mwe, muririmbire Uwiteka. Muririmbire Uwiteka, muhimbaze izina rye, mwerekane agakiza ke uko bukeye. Mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose. Kuko Uwiteka akomeye, akwiriye gushimwa cyane, kandi ateye ubwoba arusha ibigirwamana byose. Kuko ibigirwamana by'amahanga byose ari ubusa, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza biri ahera he. Mwa miryango y'amahanga mwe, mwaturire Uwiteka, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro. Muze mu bikari bye muzanye ituro. Musenge Uwiteka mwambaye ibyera, mwaba ari mu isi mwese mwe, muhindire umushyitsi imbere ye. Muvugire mu mahanga muti Uwiteka ari ku ngoma, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyeza. Azacira amahanga imanza zitabera, ijuru rinezerwe, isi yishime, inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, ikigarama cyishimane n'ibikirimo byose. Nibwo ibiti byo mu ishyamba bizaririmbishwa n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zihwanye n'umurava we. Zaburi ya 97. Uwiteka ari ku ngoma, isi yishime, ibirwa binezerwe uko bingana. Ibicu n'umwijima biramukikiza, gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe ye. Umuriro uramubanziriza ugatwika ababisha be impande zose. Imirabyo ye yamurikiye isi, ubutaka burabireba buhinda umushyitsi. Imisozi yagira nk'ibimamara imbere y'Uwiteka, imbere y'umwami w'isi yose. Ijuru rivuga gukiranuka kwe, amahanga yose yarebye ubwiza bwe. Abasenga ibishushanyo bibajwe bakirata iby'ubusa bamware, ibigirwamana byose biramuramya. Siyoni yarabyumvise iranezerwa, abakobwa ba Yuda bishimishwa n'imanza zawe zitabera Uwiteka. Kuko wowe Uwiteka usumba byose, ugategeka isi yose, ushyizwe hejuru cyane n'ibigirwamana byose. Mwabakunda Uwiteka mwe, mwanga ibibi. Arinda ubugingo bw'abakunzi be, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Umucyo ubibirwa umukiranutsi, umunezero ubibirwa abafite imitima itunganye. Mwabakiranutsi mwe, mwishimire Uwiteka, kandi mushime izina rye, ari ryo rwibutso rwo kwera kwe. Zaburi ya 98. Zaburi. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera yabizanishije agakiza. Uwiteka yamenekanishije agakiza ke, gukiranuka kwe yakwerekanye ku mugaragaro mu maso y'amahanga. Yibutsa imbabazi ze n'umurava we kubigirira inzu y'Abisiraheli. Abo ku mpera y'isi hose barebye agakiza k'Imana yacu. Mwaba ari mu isi mwese mwe, muvugirize Uwiteka impundu,
musandure muririmbishwe n'ibyishimo, muririmbe ishimwe. Muririmbire Uwiteka ishimwe mubwira inanga, mubwire inanga muririmbe indirimbo. Muvugirize impundu imbere y'Umwami Uwiteka n'impanda n'ijwi ry'ihembe. Inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, n'isi n'abayibamo bose. Inzuzi zikome mu mashyi, imisozi iririmbire hamwe, iririmbishwe n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zitunganye. Zaburi ya 99. Uwiteka ari ku ngoma, amahanga ahinze imishyitsi, yicaye ku bakerubi, isi iranyeganyega. Uwiteka muri Siyoni arakomeye, kandi ari hejuru y'amahanga yose. Bashime izina ryawe rikomeye riteye ubwoba, niwe wera. Imbaraga z'umwami zikunda imanza zitabera, niwo ukomeza ibitunganye. Imanza zitabera no gukiranuka niwo ubikorera mu Bayakobo. Mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu, kandi musengere imbere y'intebe y'ibirenge bye, niwe wera. Mose na Aroni bo mu batambyi be, na Samweli wo mu bambazaga izina rye, bambazaga Uwiteka akabasubiza. Yababwiriraga mu nkingi y'igicu, bakitondera ibyo yahamije n'amategeko yabategetse. Uwiteka Mana yacu warabasubizaga, wari Imana ibababarira. Nubwo wabahoraga ibyo bakoraga, mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu, musengere ku musozi we wera, kuko Uwiteka Imana yacu ari uwera. Zaburi y'ijana. Ni zaburi yo gushima. Mwaba ari mu isi yose mwe, muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime, musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Zaburi y'101. Zaburi ya Dawidi. Ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera. Uwiteka ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe, nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Uzaza aho ndi ryari? Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye, sinzagira ikintu kidakwiriye nshyira imbere yanjye. Nanga imirimo y'abiyobagiza, ntizomekana nanjye. Umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Ubeshyera mugenzi we rwihereranwa, nzamurimbura. Ugamika akagira umutima wibona, sinzamwihanganira. Amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu, kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye, ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Uko bukeye nzica abanyabyaha bo mu gihugu bose, kugira ngo ndimbure inkozi z'ibibi zose, nzimare mu rurembo rw'Uwiteka. Gusenga k'umunyamubabaro iyo umutima we uguye isari, agasuka amaganya ye imbere y'Uwiteka. Iyo ni Zaburi y'102. Uwiteka, umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntumpishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye. Untegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba. Kuko iminsi yanjye ishirira mu mwotsi, amagufa yanjye yaka nk'urumuri. Umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe irumye, kuko nibagirwa kurya umutsima wanjye. Ijwi ryo kuniha kwanjye ritumye amagufa yanjye yumatana n'inyama yanjye. Meze nk'uruyongoyongo rwo mu butayu, mpindutse nk'igihunyira cyo mu misaka. Mba maso, mpindutse nk'igishwi kiri ku ipfundo ry'inzu cyonyine. Abanzi banjye barantuka umunsi ukira, abashajijwe no kundakarira bangize intukano. Kuko ndya ivu nk'umutsima, mvanga ibyo nywa n'amarira, kubw'uburakari bwawe n'umujinya wawe, kuko wanteruye ukanta. Iminsi yanjye ihwanye n'igicucu kirehutse, kandi numye nk'ubwatsi. Ariko wowe Uwiteka uzicara ku ntebe y'ubwami iteka. Urwibutso rwawe ruzahoraho ibihe byose. Uzahaguruka ubabarire Isiyoni, kuko igihe cyo kuhababarira gisohoye, ni koko igihe cyategetswe kirasohoye. Kuko abagaragu bawe bishimira amabuye yaho, bababarira umukungugu waho.
bizatuma amahanga yubaha izina ry'Uwiteka, n'abami bo mu isi bose bakubaha icyubahiro cyawe, kuko Uwiteka azaba asannye i Siyoni kandi abonekanye icyubahiro cy'ubwiza bwe, yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Ibyo bizandikwa ab'igihe kizaza, ubwoko buzaremwa buzashima Uwiteka, kuko azaba arebye hasi ari hejuru ahera he, Uwiteka arebeye isi mu ijuru, kugira ngo yumve kuniha kw'imbohe, abohora abategekewe gupfa, ngo abantu bogereze izina ry'Uwiteka i Siyoni n'ishimwe rye i Yerusalemu, ubwo amahanga n'ibihugu by'abami bizateranira gukorera Uwiteka. Yacishirije bugufi imbaraga zanjye mu nzira, yagabanije iminsi yanjye. Ndavuga nti, Mana yanjye, ntunkureho ngicagashije iminsi yanjye. Imyaka yawe ihoraho ibihe byose. Mbere na mbere washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashira, ariko weho uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, uzabihindura nk'uko imyambaro ikuranwa, bibe bihindutse ukundi. Ariko wehoho uri uko wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizashira. Abana b'abagaragu bawe bazahora mu gihugu, urubyaro rwabo ruzakomerezwa imbere yawe. Zaburi y'103. Zaburi ya Dawidi. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganywa. Yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana b'Abisiraheli. Uwiteka ni umunyembambe, ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana abagirira ibambe, niko Uwiteka rigirira abamwubaha. Kuko azi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Iby'umuntu iminsi ye imeze nk'iby'ubwatsi, nk'ururabyo rwo ku misozi niko ashisha. Kuko umuyaga urunyuraho rugashira, ahantu harwo ntihazarumenya ukundi. Ariko imbabazi z'Uwiteka agirira abamwubaha zahereye kera kose, zizageza iteka ryose. Gukiranuka kwe kugera ku buzukuru babo, niko agirira abitondera isezerano rye, bakibuka amategeko ye bakayakomeza. Uwiteka yakomeje intebe ye mu ijuru, ubwami bwe butegeka byose. Muhimbaze Uwiteka, mwa bamarayika bemwe, mwa banyambaraga nyinshi mwe basohoza itegeko rye, mukumvira ijwi ry'ijambo rye. Muhimbaze Uwiteka, mwa ngabo ze zose mwe, mwa bagaragu be mwe bakora ibyo akunda. Muhimbaze Uwiteka, mwa mirimo ye yose mwe, mumuhimbarize ahantu ategeka hose. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Zaburi y'104. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Wambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insenge ze ku mazi, ibicu abigira igare rye. Agendera ku mababa y'umuyaga, agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Yashyiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Ahungishwa no guhana kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Imisozi ishyirwa hejuru, ibikombe birika. Agera ahantu wayategekeye ingabano atabasha kurenga,
kugira ngo atagaruka akarengera isi. Yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi. Inyobwa n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, imparage nazo zishira inyota. Inyoni n'ibisiga byo mu kirere biba kuri iyo migezi, bijwigirira mu mashami. Ivubira imisozi imvura ivuye ku ngeze, ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Amereza inka ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, ngo aboneranishe mu maso habo amavuta, kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Ibiti by'Uwiteka birahaga, imyerezi y'i Lebanoni yateye. Iyo inyoni n'ibisiga byarikaho ibyari, inzoyo ifite inzu yayo mu miberoshi. Imisozi miremire ni iy'ihene zo mu ishyamba, ibitare ni ubuhungiro bw'inkwavu. Yashyiriyeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba rizi igihe rirengera. Uzana umwijima rikaba ijoro, nibwo inyamaswa zo mu ishyamba zose zisohoka zomboka. Imigunzu y'intare yivugira umuhigo wayo, ku Mana niho ishakira ibyo kurya byayo. Izuba ryarasa zikagenda, zikaryama mu masenga yazo, abantu bagasohoka bakajya ku mirimo yabo, no ku muruho wabo bakageza nimugoroba. Uwiteka, erega imirimo yawe ni iy'uburyo bwinshi, yose wayikoresheje ubwenge. Isi yuzuye ubutunzi bwawe, dore iriya nyanja nini ngari irimo ibigenda bitabarika, inyamaswa ntoya n'inini. Niho inkuge zigenda, niho Lewiyatani iri, waremeye kuyikiniramo. Ibyo byose bigutegerereza kugira ngo ubigaburire ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Biyora ibyo ubihaye, upfumbatura igipfunsi cyawe bigahaga ibyiza. Uhisha mu maso hawe bigahinda imishyitsi, ubikuramo umwuka bigapfa, bigasubira mu mukungugu wabyo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubizaho ubugingo bushya. Icyubahiro cy'Uwiteka gihoreho iteka, Uwiteka yishimira imirimo ye. Ni we ureba isi igahinda umushyitsi, akora ku misozi igacumba. Nzajya ndirimbira Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ishimwe ngifite ubugingo. Ibyo nibwiye biyinezeze, nanjye nzajya nishimira Uwiteka. Abanyabyaha barimbuke bashire mu isi, ababi be kubaho ukundi. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Haleluya. Imana ibahe